Ikibazo cy'ubushomeri, ikibazo cyo kubura akazi nicyo kibazo gihangayikishije urubyiruko muri iyi minsi kubera yuko akazi karabuze. Uratekereza ikintu cyo gukora ugasanga baragifashe, wajya gushinga bizinesi cyangwa ugasanga abo mukora bimwe bariyongereye ni benshi ugasanga nta mwanya ufite wo guhangana nabo. Ariko uyu munsi kuri Channel of Rwanda TV niyo mpamvu turi hano kugira ngo tubagezeho inkuru nziza, nawe wumva yuko wabuze akazi wakora tukakwereka akazi wakora. Ntabwo nje kukubwira ngo ushore amafaranga aya ngaya hanyuma ngo azakungukira aya ngaya. Oya, izo scam hano ntabwo tuzigira, ahubwo ibanga nje kukwibira ni ibanga rya content creation. Kuba umu-YouTuber muri iyi minsi aba YouTuber bari kwinjiza amafaranga menshi hano kuri YouTube, kuri social media zose bari gukuraho amafaranga. Ahubwo wowe uribaza babigezeho batangiriye kuki babigezeho? Kuki tubona abantu ba content creator cyangwa aba YouTuber muri iyi minsi byabahinduriye ubuzima, ugasanga umunsi bafite imodoka, bafite etage, bafite ibiki byose kubera content creation cyangwa gufungura YouTube channel. Uyu munsi nawe niba utazi ukuntu bikora, nyegera hano kuri Channel of Rwanda TV kugira ngo tubereke uburyo ki wakora iyo content. Hano rero hari ibintu ngiye kukubwira muri iyi minsi byaguhindura ubuzima. Nawe niba uri ready unyandike muri comment mbwira ati twereke ukuntu bikorwa. Ngiye mujye kubona muri icyo cyanyo ni Kariste Mutabazi Arindoce. Ibintu bitanu nabakusanyirije nibyo ngiye kubagezaho muri iyi minsi. Ngira ngo turebye ku nkuru za content creation, turebye ku bantu bafite zino mbuga nkoranyambaga zikomeye bari kwinjiza amafaranga menshi. Uzi yuko uramutse ufite abasubscribers 1000 ndetse warabonye na watching time, warabonye monetize, ku kwezi wazajya winjiza amafaranga aruta umuntu ufite kekayore mu mujyi. Ibyo nari kubwira ukumva ntabwo bishoboka, ariko umva yuko ibyo bintu birashoboka kandi ingero nawe urazizi utiriwe ushaka kugorana. Ahubwo wowe fungura channel uyu munsi, hanyuma reka nkwereke uburyo ki wafungura channel ndetse ikakwinjiriza akayabo k'amadolari. Hano rero kuri Channel of Rwanda TV ikintu nje kukubwira cyo ni ugufungura YouTube channel. Niba uri tayari ukaba uri ready, reka dufungure YouTube. Ahubwo tekereza wowe muri wowe, ese ni iyihe mpano ufite wumva wagaragariza abantu, hanyuma iyo mpano ukayikora uyishimiye atari agahato, ku buryo ki mu minsi iri imbere yaguhindurira ubuzima. Ushaka kuba ufite impano yo gukina comedy, ubunyamakuru, gukora ama website, ikintu cyose uzi gukora kandi neza, uyu munsi wagishyira ku mbuga nkoranyambaga kigakwinjiriza amafaranga kandi nacyo uri kucinjizamo amafaranga. Yes, urumva yuko bidashoboka, ariko uyu munsi ibyo bintu birashoboka kandi bimaze gutunga abantu benshi. Hanyuma rero niba uri tayari, wenda reka dufate ku rugero rw'umuntu ukora comedy. Umuntu ukora comedy ashobora gufungura YouTube uyu munsi, hanyuma mu gihe kitarenze nk'amezi nk'abiri akaba yamaze kubona ibyangombwa byose bimwemera kuba yatangira guhembwa na YouTube. Umva yuko YouTube uyu munsi iri gutanga amafaranga kandi ntago amafaranga azigera ashiraho. Uyu mushobora kuba uri mureba umuntu ari kwinjiza mu gihe wowe utarimo urinjiza. Rero reka dukore ibintu bitubyarira inyungu muri iyi minsi. Akazi karabuze, ni twebwe tugomba kwihigamo akazi ko gukora. Hanyuma rero niba ugiye gufungura YouTube channel hari step ugomba kugenderaho. Uragenda bati ese ibintu ugiye gukora ni ibihe? Numara kubimenya urahita ushaka izina wita iyo channel yawe bihuye n'iyo content ugiye gukora. Ikindi kandi wishaka gufata ibintu abantu bakoze ngo bari byo wowe ujya gukora video z'abandi. Oya, ugomba kugira umwihariko wawe. Uwo mwihariko wawe uzane umurikira isi, uyu munsi utangire uhembwe akayabo k'amadolari. Ikindi kandi numara gufungura YouTube, wabonye izina, wabonye ibintu ugiye gushyiraho abantu bakagukunda. Ikindi hanyuma menya ngo noneho ndayifungura gute. Muri video zatambutse hano kuri channel naretse uburyo ki wafungura YouTube channel, ndetse mu kanya gato ukaba wabona ikizwi na channel history. Uyu munsi ushaka ufite YouTube ariko ikaba itarateye imbere, washyizeho video imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, ariko ukabona naminduka, views ziracyari 2, 10, 20, 100 zonyine. Ariko kuri iyi channel ikibazo uzajya ushyira muri comment cyose cy'ukuntu wafungura YouTube channel ndetse ikazamuka, nibyo turi buze kubagezaho. Yako kuba tubana kuri Beyond What You Know TV, murabizi yuko iriya channel twabonye monetize mu byumweru bitatu, abo twabanye murabizi cyane. Hanyuma rero numara gukora content ukavuga ati njyewe mfite content, mfite YouTube channel, ndumva nayita uko nguku,
menya ngo noneho video ndayikora gute. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kureba muri iyi minsi kuri iyi channel yitwa Channel of Rwanda TV, abo twabanye murabizi. Hanyuma reka dutangire, niba uri tayari wandika muri comment mbwira ati reka dutangire uko nguko. Ntabwo nje kubwira ngo shora amafaranga ngo ukora ibi ngibi ngo ubone aya ngaya. Oya, ni wowe ugomba kwihigira akazi muri minsi karabuze. Hanyuma rero niba uri tayari duhure muri comment umbwira ati ese bino biganiro nzanye kuri YouTube channel birakenewe cyangwa ntago bikenewe. Ariko birakenewe kuko byahindurira abantu benshi ubuzima. Reka mwe kuntu bikorwa nawe utangire ukorere amafaranga buri kwezi. Kandi amafaranga nta muntu uzaza kuranga amafaranga ngo byagenze bite. Uyu munsi urabona umuntu abyuka akigendera, umuntu yibere mu nzara yiryamiye, nyamara arimo arakora content izamugirira akamaro. Uyu munsi rero ngwino tubana hano kuri channel ya Channel of Rwanda TV. Hanyuma rero niba ushaka kutubanamo ibyo biganiro ukande subscribe, ukande like, ndetse uyisharinge ku bantu bafite inzozi nk'izawe bashaka gufungura YouTube channel, bashaka kureba uburyo kiyakorwa, ukuntu wakora video ikaba yagira views nyinshi, ukuntu wakora video ikaba yagira subscribers nyinshi. Ibyo byose niba uri interested reka duhure muri comment. Ndagushimiye cyane.